Bavandimwe duhuriye kuri ubu buryo bw'ikoranabuhanga, muraho neza? Ndabifuriza amahoro y'Imana. Muri aka kanya tugiye kuganira icyigisho gishingiye mu buryo Imana ikoresha kugira ngo umurimo wayo wihute. Muri iki cyigisho muri kumwe na mwene so Nshimyumuremyi Aroni. Reka dusenge. Data mwiza, Imana idukunda kandi ishobora byose, duhora tugushimira kuri Imana itwitaho ibihe byose bihimbarizwe. Muri aka kanya tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Ndasaba kugira ngo imbaraga ya Mwuka Wera imanuke ibane natwe, ibyo ushaka byose bikomeze kutubaho mu izina rya Yesu, amen. Iyo dusomye muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 4, hari amagambo akurikira. Aravuga ngo, nuko Daniyeli bumba igitabo ugifatanishe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara hirya no hino, kandi ubwenge buzagwira. Muri iki gihe ntawashidikanya ko ibyo Daniyeli yavuze twamaze kubigeramo. Ubwenge bwaragwiriye, haba mu rwego rw'ubuhinzi, itumanaho, ndetse no mu ivugabutumwa. Aha twafata ingero. Kera inshuti yawe y'ikantarange iyo yagiraga ubukwe, boherezaga intumwa zikamanuka imisozi zikazamuka indi zigiye gutumira iyo nshuti. Ariko muri iki gihe ntabwo ariko bimeze. Muri iki gihe ibintu byarahindutse. Hari uburyo bwinshi bushobora gukoreshwa kandi bwihuta. Ubasha gufata imodoka yawe ukajya kureba inshuti iri kure. Ubasha gufata telefone ukamuhamagara, ibintu bikagenda neza. Twavuga iki se ku bigendanye n'ikoranabuhanga rikoresheje radiyo? Tutagiye mu bya kera cyane, amateka agaragaza ko radiyo yagize mu Rwanda mu cya 1961. Icyakoze abandi bavuga ko yabarageze mu Rwanda mu cya 1963. Ariko uko byamera kose ni muri iyo myaka. Kugeza mu myaka ya za 90, ndashaka kuvuga icya 1990, za radiyo zari zikiri nkeya cyane mu baturage cyangwa se mu banyarwanda. Aha ndagira ngo mbibutse ko ababizi murabyibuka, wasangaga ahantu hamwe na hamwe hateraniye abantu bagiye kuvumba radiyo kugira ngo bumve amakuru n'ibindi. Ariko se muri iyi minsi ya none abantu baracyajya kuvumba radiyo? Ntekereza ko byahindutse. Reka tuvuge ku bigendanye n'inzandiko cyangwa se amabaruwa. Iyo wakumburaga inshuti yawe cyangwa hari ikibazo ushaka kuyigezaho, warandikaga, hakaba igihe urwandiko rumugeraho rwaratinze cyane, icyo washaka kumubwira cyarateye agaciro. Mbega ibintu byari bibabaje. Ubu se niko bikimeze? Daniyeli ahumekewemo n'umwuka w'Imana yaravuze ati ubwenge buzagwira. Ese ibyo Daniyeli yavuze ubu hari umuntu ubasha kubishidikanyaho muri iki gihe cya none? Ese ikoranabuhanga mu buryo bw'ivugabutumwa rihagaze rite? Kubwiriza hakoreshejwe icyogajuru cyangwa se satelite, radiyo, televiziyo, maze mu kanya nk'ako guhumbya abantu ibihumbi byinshi bakakira ubutumwa bakihana kubw'ijambo ry'Imana bumvise biciye kuri iryo koranabuhanga. Ubwo mu myaka y'icya 1990 hatangizwaga ivugabutumwa riciye ku cyogajuru, byatangaje abantu batari bake ku isi yose. Mu gitabo cyitwa Daniyeli Ibyahishuwe, paje 230, paragarafu ya 2, hari amagambo akurikira: kandi ubwenge buzagwira. Ibi bishobora kurengurira ku kugwira k'ubwenge muri rusange, kwiyongera k'ubukorikori n'ubuhanga mu bya siyanse, cyangwa se kwiyongera mu byerekeranye n'ibintu byari byarahishuriwe Daniyeli. Itegereze iby'ubwenge ibiganza by'abantu bikora, bisumba cyane inzozi zikomeye abakonikoni bigize kugira. Ibi by'abantu bagezeho mu myaka 100 cyangwa irengaho ishize biratangaje. Muri iki gihe habayeho iterambere mu nzego zose z'amajyambere ya siyansi. Amajyambere menshi yagezweho mu bigendanye no kumererwa neza kw'abantu.
ibyo ngira ngo nta muntu ubasha kubishidikanyaho. Mu bigendanye no kwihutisha imirimo y'ubucuruzi, mu guhererekanya ibitekerezo n'amagambo biva ku muntu umwe bijya ku wundi, no mu buryo bwihuse bwo kohereza ibicuruzwa biva ahantu bijya ahandi, ndetse biva ku mugabane w'isi bijya ku wundi, kurenza uko byakorwaga mu myaka 3000 ishize. Ntekereza ko igihe dusomeye amagambo muri iki gihe nta muntu ubasha kubishidikanyaho. Ubucuruzi bwarorohejwe, ivugabutumwa ryaroroshye, ubuvuzi bwaroroshye, ubuhinzi bwaroroshye bitewe n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga. Twavuga iki se ku imashini zisarura imyaka? Nimugereranye uburyo bwo gusarura imyaka bukoreshwa muri iki gihe n'uburyo bwakoreshwaga mu minsi yashize. Ese ubwakoreshwaga mu minsi yashize ni ubuhe buryo? Muri iki gihe imashini imwe ibasha gutema imyaka, ikayirunda hamwe, ikayihura, igashyira impeke mu mifuka, ku buryo izo mpeke zihita zijyanwa ku isoko. Ariko mu gihe cya kera abantu baragendaga bakiga bunamye mu mirima basarura imyaka, umugongo ukahacikira. Ariko muri iyi minsi byarahindutse, ikoranabuhanga ryarabyoroheje. Umva, ibyo Daniel yahanuye rwose twamaze kubigeramo, nta gushidikanya. Reka tuvuge ku modoka. Mbere y'imyaka mike ishize gusa, imodoka ntabwo zari zizwi. Nta nubwo ari kera cyane mu gihugu cyacu nta imodoka zari zizwi. None muri iki gihe, nk'urugero twafata, abaturage b'igihugu cyose cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora gutwara imodoka icyarimwe bose. Birumvikana ni igihugu cyateye imbere, kandi imodoka zirakora amasiganwa, zishobora kugenda ku muvuduko wa kilometero 482. Si ibintu bitangaje se? Imodoka nini zitwara abagenzi zambukiranya imigabane y'isi, kandi mu mijyi minini imodoka zigerekeranye zitwara abagenzi zasimbuye ku rwego rukomeye imodoka mu mihanda zikoreshwa n'amashanyarazi. Ibyo byose ni ingero nyinshi tubasha kubona uburyo ikoranabuhanga ryoroheje ibintu mu buryo butangaje. Reka tugere ku banditsi. Abanditsi bo mu gihe cyashize n'abanditsi bo muri iki gihe batandukaniye he? Umwanditsi wa mbere wandika mu buryo bugezweho yagiye ahagaragara mu mwaka w'1874. Muri iki gihe uburyo bwo kwandika vuba kandi hatabayeho kumvikana urusaku, ngira ngo muribuka imashini za kera zandikaga zisakuza, ubu ntabwo zikiriho. Ubu harakoreshwa uburyo bw'ikoranabuhanga, abantu bakoresheje mudasobwa. Muri iki gihe rero uburyo bwo kwandika vuba kandi hatabayeho kumvikana k'urusaku mu buryo bwo mu biro cyangwa uburyo umuntu abasha kugendana buboneka mu buryo ubwo ari bwo bwose bwo kwandika no kugaragaza inyandiko. Abantu ba kera baramutse bagarutse bakareba uburyo abantu bandikisha mudasobwa mu buryo bwihuse, bakibuka na za mashini bandikaga badondaga zisakuza, batangara cyane. Ibyo Imana yacu yavuze biratangaje, kandi ni ukuri nta gushidikanya. Ubuhanuzi bwose Imana yavuze bugomba gusohora. Reka tugere ku ngendo zo mu kirere. Umuntu yatangiye gukora urugendo rwa mbere rwo mu kirere akoresheje indege mu mwaka w'1903. Iyo yabaye imwe mu nsinzi zikomeye zo mu bihe byose. Ahari wenda muri iki gihe tubona indege zigenda mu kirere tukumva ni ibintu bisanzwe, ariko burya ntabwo ari ibintu bisanzwe, nubwo tumaze kubimenya. Ibyo byose ni iterambere ryagiye riboneka maze rigenda ryoroshya ibintu mu buryo butandukanye. Kera abantu bakoraga ingendo, umuntu akabasha kuva mu gihugu kimwe ajya mu kindi akoresheje amaguru. Imodoka zaraje zoroshya ingendo, hanyuma indege ziraza zoroshya ingendo, ibyogajuru biraza. Ibyo byose ni ibintu bitangaje, kandi Daniel ahumekemo n'umwuka w'Imana yari yarabihanuye. Ibindi bitwereka iterambere mu buryo bw'ikoranabuhanga, hari ugucana abantu bakoresheje umwuka. Ariko ibintu ntabwo bitangaje, ugafata umwuka ukawucana abantu bakarya. Ubwo ndashaka kuvuga za gazi. Ubu za gazi zamaze gutera imbere, ni ibintu bitangaje. Gucana abantu bakoresheje gazi rero byatangiye mu mwaka w'798. Twavuga iki se ku makaramu y'ibyuma yatangiye kuboneka mu 1803?
kwandikisha imashini z'ikoranabuhanga izi dufite. Ibyo byatangiye mu cya 837. Gutera ikinya ukoresheje amazi ya rukoro cyangwa ibindi bisukika. Ibyo byatangiye mu cya 848. Twavuga iki se ku mugozi w'itumanaho unyura mu nyanja? Uwo mugozi washyizwemo mu cya 858. Uwo mugozi nawo watumye ikoranabuhanga ryihuta mu buryo butangaje. Mbega ukuntu ibitangaza byabayeho mu gihe gito ari byinshi cyane. Twavuga iki tukareka iki kari byinshi? Mbega ibintu byagezweho mu rwego rwa siyanse muri iki gihe ko bitangaje, bikaba ari nabwo ubuvuzi n'ibyagezweho bihurizaho umucyo wabo. Turamutse turebye muri iyi ndorerwamo, mu by'ukuri twageze mu gihe cyo kugwira k'ubwenge nk'uko Daniel yabihishuye cyangwa se yabyeretswe. Mu cyubahiro cy'ubukristo rero, ni mutyo tujye twita ku bihugu ndetse n'abantu bakoze ubuvumbuzi, bwakoze byinshi kugira ngo ubuzima bworohe kandi abantu bagubwe neza. Iyo dusomye mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa kuri paje ya 88 hari amagambo akurikira: ntukabuze inziga kugenda. Uramenye, ntukabuze inziga kugenda. Hariho abantu bafite imitekerereze idakura ikurikije uko umurimo ukura, ahubwo bakareka umurimo ugakura kurenza uko babibona. Abo bantu badashyira mu gaciro ngo bagendane n'umuvuduko w'umurimo, ngo barebe niba hakenewe ibirenze ibyo basanzwe basabwa, ntibari bakwiriye kubangamira inziga zatangiye kwikaraga ngo babuze abandi kujya mbere. Nshuti yanjye, uramenye ntukabuze inziga kwikaraga, byaba ari ikosa rikomeye. Nanone kandi ntihakwiriye kubaho amategeko ndakuka. Umurimo wacu urukuza amajyambere. Nk'uko twagiye tubibona, ubuhinzi bwaragutse mu buryo bw'ikoranabuhanga, ubucuruzi nuko, ubuvuzi nuko, ariko no mu ivugabutumwa nuko nguko. Hakwiriye kubaho ahantu hateganyijwe ho gushyirwa uburyo bukeneye kunozwa cyangwa gusanishwa n'igihe turimo. Ese igihe turimo kimeze gute? Ni igihe gifite umuvuduko utangaje mu buryo bwinshi. Ese ivugabutumwa niryo rikwiriye gusigara inyuma? Oya, ntibikabeho rwose. Ariko ubwo kuyoborwa na Mwuka Muziranenge, gahunda yo guhuza impano zitandukanye izahoraho. Haleluya! Nimureke dukoreshe uburyo bwose dufite, haba n'ikoranabuhanga, kugira ngo twihutishe umurimo w'ivugabutumwa. Umutungo dufite ugomba gusaranganywa kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi. Bumwe mu buryo bukoreshwa muri uyu murimo buzatandukana n'ubwakoreshwaga mu bihe byashize, ibyo natangiye imvuga. Kubera iyo mpamvu rero, ntihakagire unegura cyangwa ngo ajore uburyo bukoreshwa ngo abere inzitizi iterambere ry'umurimo. Ntihakagire umuntu ujora, ntihakagire umuntu uca intege abandi. Tugomba gukoresha uburyo bugezweho muri iki gihe kugira ngo twihutishe umurimo w'ivugabutumwa, maze umurimo urangire twitahire. Hari utakwifuza gutyo se? Ntekereza ko ntawe. Reka dufate ingero zifatika. Muri iki gihe cy'icyorezo cya COVID-19, radiyo yahurije abizera hamwe nk'itorero ry'Imana. Ibyo ntababihakanye. Gahunda z'ikoranabuhanga zinyuranye nka Zoom, Facebook zagiye zifasha amatorero gukomeza kunga ubumwe no gukomeza umurimo w'ivugabutumwa. Njya nibaza, ese iyo tutaza kugira nka radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro ihuriza abizera b'igihugu cyose hamwe, byari kugenda gute? Reka dufate nk'urugero rw'itorero ryacu, aho Zoom, Facebook byadufashije mu buryo butangaje, bituma itorero rikomeza kunga ubumwe, rikomeza gusengera umugozi umwe, ribwiriza ubutumwa. Aha rero byaba bibabaje nk'uko twamaze kubibona haruguru. Hari bamwe bavuga bati ubu buryo ntabwo bwari bukwiriye gukoreshwa. Ese nshuti yanjye, uramutse uvuze gutyo wowe bishingira hehe? Nyamara no mu buzima busanzwe ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga nibyo dukoresha akazi kacu. Tubikoresha mu bucuruzi, tubikoresha twiga, tubikoresha duhinga. None se byahinduka ikibazo tugiye kubikoresha mu murimo w'ivugabutumwa? Ntekereza ko
kitaba ari ikibazo. Iyo dusomye mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa paje 540 paragarafe ya 3 haravuga ngo amahirwe atarigeze abaho. Muri iyi minsi y'urugendo rugana mu ijuru, amahirwe yo guhura n'abagore n'abagabo bo mu nzego zose kandi bakomoka mu bihugu byinshi ni menshi cyane kurusha ayariho mu gihe cy'Abisirayeli. Twebwe dufite amahirwe menshi. Imihanda minini nyabagendwa yariyongereye. Imana yateguye inzira mu buryo butangaje. Amazu y'amacapiro ndetse n'ibikoresho binyuranye biyarangwamo, ariko dushobora kuyakoresha uko dushatse. Za Bibiliya n'ibindi bitabo byanditswe mu ndimi nyinshi kandi bivuga ukuri kugenewe iki gihe nabyo turabifite, ndetse bishobora no kugezwa mu duce twose tw'isi mu buryo bwihuse bitewe n'ibyakoranabuhanga. Ngira ngo mujya mubibona, ubu ntabwo bikiri ngombwa cyane ko umuntu abasha gufata igitabo mu ntoki agasoma gutya. Ubasha no kujya ku ikoranabuhanga, niba ari Bibiliya ukayisoma, niba ari ikindi gitabo kivuga iby'Imana ukagisoma, utiriwe ufata igitabo gisanzwe mu ntoki. Ibyo nabyo byihutisha umurimo w'ivugabutumwa. Tugomba rero kubwira abantu umuburo uheruka Imana ibatumaho, kandi tukamenya n'icyo twari dukwiriye kwitaho cyane mu kwiga Bibiliya, ndetse n'umwete tugomba kugira mu gusakaza umucyo w'ijambo ry'Imana. Dusomye muri Luka igice cya 19 umurongo wa 40 hari amagambo avuga, arabasubiza ati, ndababwira yuko aba bahoze amabuye yarangurura. Ayo magambo ni muri Bibiliya yaranyasomye. Naho muri Bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo niko kubasubiza ati, reka mbabwire, niyo aba baceceka amabuye yo yatera hejuru. None se hari uhakana ko muri iyi minsi amabuye atavuga? Hari uhakana ko muri iyi minsi amabuye atavuga? Ntekereza ko dusobanukiwe neza ko yaba za mudasobwa, telefone zigezweho, radiyo, televiziyo, ibyo byose bikorwa muri ya mabuye y'agaciro, kandi nta gushidikanya rwose biriho birarangurura mu buryo butangaje bitangaza ubutumwa bwiza. Nubwo ahari Yesu atavugaga ibyerekeye ibyo bavumbura munsi y'ubutaka, igihe yavugaga ariya magambo yo muri Luka 19 umurongo wa 40, ashobora kuba ari nabyo yavugaga mu gihe cy'imyaka myinshi. Ubuvumbuzi bunyuranye bw'ibyerekeye iby'abahanga mu by'ibisigazwa byo munsi y'ubutaka, nk'ubw'amabuye yitwa Rosetta n'inyandiko yitwa Bahistine, bwagize uruhare runini mu kwemeza no guhamya inyandiko zanditswe ku ikubitiro za Bibiliya parizukuri. Ayo se ntabwo ari amabuye nayo yaranguruye mu buryo bwayo? Reka mbabwire, iki ijambo ry'Imana cyose rivuga kizasohora nta gushidikanya. Danieli 12 umurongo wa 4, nuko Danieli bumba igitabo ugifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Ibyo Danieli yeretswe mu gihe cyashize, ubu ngubu tubisohoyeho muri iki gihe. Ikoranabuhanga ryateye imbere, ariko no mu bigendanye n'ivugabutumwa ntidukwiye gusigara inyuma. Nimureke dukoreshe imbuga zitandukanye, Facebook, WhatsApp n'ibindi bitandukanye, kugira ngo tubashe gutebutsa ingoma y'Imana. Kandi nk'uko tumaze kubona ibihamya bitandukanye mu ijambo ry'Imana ndetse no mu bindi bitabo, biraduhamiriza neza ko gukoresha ubwo buryo bw'ikoranabuhanga nta kibazo cyari gikwiye kuba kirimo, kuko n'ubundi ibyo bikoresho dukoresha tubikoresha no mu buzima busanzwe bwacu. Nibyo dukoresha twiga, nibyo dukoresha twubaka, nibyo dukoresha ducuruza, nibyo dukoresha mu buvuzi. Mbese ubuzima bwacu bwa buri munsi muri iyi minsi ya none bugizwe n'ikoranabuhanga. Nimureke ubwo ubwenge bukomeza kugwira, natwe dukoresha amahirwe yose dufite, harimo n'ikoranabuhanga, dutebutsa ingoma y'Imana iri hafi kwimikwa. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abanyatesalonike igice cya 5 umurongo wa 23 hari amagambo avuga ngo, Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu byose birarindwe bitazaho umugayo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azagaruka. Ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora
izabikora. Mwari kumwe na mwene so Nshimyumuremyi Aroni. Mureke dusenge. Data mwiza, Imana idukunda kandi tugirira neza, uhora utwitaho ibihe byose, turabigushimira. Ni wowe waturemye, umaze kuturema uraducungura. Ni wowe dukesha uyu mwuka duhumeka. Turagushimira ko hari impamvu wadushyize muri iyi si. Iyo mpamvu nta yindi, ni ukugira ngo tukwerekane. Ariko nubwo wifuza ko tugukorera tukakuvugira, waduhaye n'uburyo buhagije. Uburyo dufite muri iyi minsi ni uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo tubashe kwihutisha umurimo wawe. Nk'uko tumaze kubyiga rero, reka buri wese akoresha uburyo afite kugira ngo atebutse ingoma yawe igiye kwimikwa. Uduhe imyumvire myiza, uduhe gusobanukirwa, kandi Mwuka Wera akomeze kutwiyoborera. Nsabiye umugisha abankurikiye bari hirya no hino ku isi, abari muri Afurika, abari i Burayi, abari muri Aziya, abari muri Amerika, kugira ngo ubahe umugisha. Kandi ikizaneza kurushaho ni uko twese tuzahurira kuri ya nyanja y'ibirahure dutumbagira tugana mu rurembo rwo mu ijuru. Amahoro yo mu ijuru akomeze kutubaho mu izina rya Yesu Kristo. Amen.